Reka dusuhuze abantu badukurikiye ku muyoboro wacu wa Vision Health TV. Tugarutse rero kugira ngo tubabwire amakuru adasanzwe, amakuru y'umupapa mushya wamaze gutorerwa cyangwa se wahawe ugiye kujya mu nshingano zo kuyobora Kiliziya Gatolika, aho hari umwiherero umaze iminsi 3 mu bakaridinari bagera mu 133 batoye inshuro 3 umubare wakagombye kwemeza umupapa ugomba kuyobora Kiliziya Gatolika. Uwo mubare ntugerweho, aza gutorwa ku nshuro ya 4. Reka tubabwire iby'uyu mupapa. Amakuru yamaze gusakara mu masaha y'uyu mugoroba kuwa 8 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka 2025, nibwo inkuru yasakaye, ubwo abakristo benshi bari ku ngoro cyangwa se kuri Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Petero, bari bategereje igisubizo kigomba kuva muri ayo matora cyangwa se uwo mwiherero. Noneho haza kuboneka umwotsi w'umweru uzamutse, byishimo birabasaga, bahita bumva ko umuyobozi ugomba kuyobora Kiliziya Gatolika yabonetse. Ahari ushobora kwibaza ngo ese uyu mwotsi usobanuye iki? Mu mateka y'Abisirayeli, igitabo cyo kimuka Misiri cyangwa se cyo kuva igice cya 25 cyangwa se umutwe wa 25 niho hari amagambo Imana yari yabwiye Musa ngo yubake ingoro, aribwo buturo bwera, aho umunyabyaha yagombaga kujyana igitambo ikibazo cye kigakemuka. Noneho iyo umunyabyaha yatambaga igitambo, ikimenyetso simusiga Imana yagaragazaga yuko igitambo cy'uwo munyabyaha cyemewe, nuko umwotsi wazamukaga ukazamuka umujyi umwe mwotsi. Noneho nkuko imiryango 12 y'Abisirayeli, imwe yabaga ituye amajyepfo, 3 indi ituye amajyaruguru, iburasirazuba 3, iburengerazuba imiryango 3. Noneho iyo nkuru nziza yamara gusakara, Abisirayeli babibonye bagashima Imana. Urabona ko uyu muco urabona ko Kiliziya Gatolika isa nk'iyawukopeye ku Bayisirayeli, ariko ayo ni amateka maremare, kuko amateka agaragaza ivuka rya Kiliziya Gatolika, ndetse n'umuyobozi waje kwitirirwa papa, inkomoko yabo uko yaje gutorwa, aho nyuma y'umwami w'abami Constantino yari amaze kwima muri 313, hari impinduka zidasanzwe zatangiye kuba mu isi, byaje kuzamuka biza kugeraho Kiliziya Gatolika ihabwa icyicaro muri za 538. Noneho navuga yuko yari imaze gufata izina. Noneho umuyobozi wa Kiliziya Gatolika noneho ahabwa ijambo. Ayo ni amateka maremare n'impinduka nyinshi zidasanzwe. Ntekereza ko abakristo bakunda gusoma ibitabo bigiye bitandukanye, ayo ni amateka bazi kandi basobanukiwe. Niyo mpamvu reka tubabwire amakuru arimo aracaracara ku isi yose. Ibinyamakuru birimo birandika ni itorwa ry'uyu mupapa mushya, aho uyu mupapa wahawe izina rya Papa Leo wa 14, akaba yarasimbuye uwitwa Papa Francis watabarutse ku itariki
21 z'ukwezi kwa kane 2025. rero uyu mupapa mushya cyangwa se Papa Leo wa 14 yasanzwe afite izina rya Robert Francis, noneho akaba yari umukardinale waje kuba atorewe inshingano nshya. Ikindi kintu kidasanzwe kuri uyu mupapa nuko ari umupapa wa 267, aho atowe afite imyaka 69 isaga ijya gushyikira muri 70, kuko yavutse kuwa 14 Nzeri cyangwa se z'ukwezi kwa 9 1955, akaba atowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 5 2025. rero ikindi kidasanzwe nuko uyu mupapa mwabonye amafoto agiye atandukanye yacaracaye hirya no hino, aho bagaragazaga ko umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yabashije kugaragara mu ishusho yambaye imyenda ameze nk'aho ari papa. Urabona ko ni umukino, noneho navuga yuko uba ari umukino w'ibanga aba bantu baba biziranyeho, kuko urabona yuko hahise hatorwa n'umupapa w'umunyamerika. urumva ni ibihugu by'ibihangange, ni ibidasanzwe. rero Kiliziya Gatolika n'ibyishimo byinshi, abakristo twagira ngo tubatangarize ibi ngibi babashe kubimenya. Ubundi mvuge ngo Kiliziya Gatolika ijya kuza yari ije kugira ngo ikosore ibyo abakayizari bananiwe kugeraho, babashe gushyira ibintu ku murongo, iyobokamana rijye ku murongo, iby'Imana bitere bijya mbere, Imana imenyekane mu isi. rero twasoza ikiganiro cyacu tuvuga tuti Imana umugenga wa byose, inyuranye ibihe n'imyaka, yimika abami ikimura abandi, iha abanyabwenge ubwenge ndetse ikabaha kwitegereza bakamenya, izamubashishe kandi imubashishe gukora ibyo abandi batabashije kugeraho by'ubutwari ijuru rishima. ubundi mvuge n'abakristo ngo benshi amazina yabo azandikwe mu gitabo cy'ubugingo. niryo sengesho nasoza nifuriza buri umwe wese udukurikiye. ariko nimba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe. ikindi, nimba ari iby'umwotsi hari icyo waba ubisobanukiwe kurenza uko twebwe tubivuze, cyangwa se ibibazo, inyunganizi, wabyandika muri komantere. ni karibu, murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka.